uretse ko muri ibihwini ni gusa ibintu by'ingegera z'ibicucu. Ikigore cyo cyabuze ubugore kikabura n'ubugabo. Gasopo yanyuma waguhaye ibyangombwa uri mayibobo najya kurangiza ni gute utamubwira ngo nashaka ko unyikira yimpaye kubera muri ndahabire kano kanje ndikuzerera muri ndahabire nungize impunzi ko muri ibihwini ni gusa ibintu by'ingegera z'ibicucu. Ubuse mbaye wakangaho usohotse kubera izo mbwa ngo ni ba muri ndahabire ngo ni ba DJ Brian ngo ni bande. Ikigore cyo cyabuze ubugore kikabura n'ubugabo. Gasopo yanyuma Brian gasopo yanyuma ntago ndibuze kuvuga ngo ndahangana nawe nta nubwo nshaka no kugufataho umwanya wanye nkuvugaho kuko wenda ibyabaye n'ufite ngo wagiye ngo gutanga ngo ibirego ibintu nk'ibyo ngibyo bidashinga ngo bavuze ngo kuri foundation zawe ngo ufite ibyangombwa. Urabuzwa n'ikize kugira ibyangombwa waguhaye ibyangombwa uri mayibobo ngo urera abana ni gute atari najya kurangiza ni gute utamubwira ngo nashaka ko unyikira yimpaye yabuzwa n'iki se yabuzwa n'iki? Rero attention ngiye ndagati katagondeka ndi imboga zitamirwa. Ubwo ngubwo ikintu ndibuze kuza kuba nabona gishaka kumenyera cyonyine muraza kuza kubona mu by'ukuri icyo bita intambara yeruye. Intambara iraza kuza kubirimo ubugome bw'indega kamere. Nibwo bwa mbere mushobora kuza kuba mugiye kurya show z'ubugome mu Rwanda biturutse kuba mufata ibintu mubishyire ku murongo just kubera ko nyine ngo umuntu aho ngaho ngo wenda ari gukorera ku icano y'igikoko cya gikoko gishobora kuza kuba cyafata nk'umuntu. Nigeze rimwe mbona umuntu w'umusaza yari atwaye hirigisi y'imiheni ari kugenda mu muhanda, hanyuma umupolisi aramuhagarika amwaka ibyangombwa asanga umusaza ibyangombwa yabyibagiwe. Umusaza yakuye telefone mu mufuka arangira ahamagara ahantu bati none se shanga aba bana bawe ko kuri kunteza bimeze bite uwo ari kwitasha ni afande udeployinga abaza gukora mu muhanda. Ubwo se umva umuntu wavugana iki nawe na kano kanya rero harimo abahamagara muri zira headquarter bati bashatse umuhungu wanjye ko mwamufashe shanga ni mu murekure shanga ninde wamureze ni kanaka umurega bari umufata ngo mu murekure. Ubona za raporo se zisohoka zivuga ngo ubucamanza polisi ngo naribu ngo biri ku mwanya wa mbere mu kurya ruswa ukagira ngo se bababeshye. Nyakwigendera Marimake ntago yavuze ko ibyo bintu kundi shani gutusha kuza kumbwira ngo urwanye inkongi ukabona ahantu bari gucumba umwonsi ruje gutabarayo. Ruswa abantu bayirya ibihishe ariko akarengane ntago kajya kihishira. Nibonye akarengane ahantu ujye making sure yuko ntago umuyobozi yakwifata barenganye umuturanye gutyo bera mupango either na karoswa ni ikimenyane cyangwa se n'ikene wabyo ngibyo ntago bikiri mu nshingano. Nkeka yuko kuyavuga siko kuyamara kubyumva. Ubutumwa mbahaye bwabagezeho ugende mukora ama content yanyu nta kibazo ariko muze kuza kwirinda kugira gute kunshuro gutura cyangwa se kurengera ko mwebwe mu bwanyu umeze nk'abantu bari mu muriro waka mwaragize mukagira gute mukimena essence uko ndi kubafata ariko ndi kubareba ariko ntago ngiye muzi icyo bita map mfite nashushanyije uko MI Empire nzayitera intwaro nzakoresha n'ukuntu nzayimanura nkayishyira hasi n'uko MN nazarangira byose ndabizi uko umukire yamaze kubona ko wataye agaciro uri icyo bita useless utakimuha umusaruro none yo mufite n'amabanga akomeye nkayo ngayo uvugana nubanga umuntu ugiye gupfa akaba ari wavugisha ijambo rya nyuma kireko muracyumva cyarago mu cyumva umuntu ugiye gupfa akaba ari wavugisha ijambo rya nyuma yamara kukuvugisha akayitapfa yamara gupfuka atawakira raporo ukavuga ati ni akaba uza gukonfirma ko umuntu yapfuye kabisa ibi guca muzenzera sibyo bintu bakumva ngo Empire ngo yabwatse ukaza gukora content z'ubugoryi ngo Empire nawe ndakurabuye ahubwo biba byiza bakombye kubukomeza mbere yuko wenda hari ikibazo kikuvukaho ndakurabuye ubu ngubu rwose Imana aho nibereye Imana indinde nta nubwo ndibuze kuguma ngaho urugendo rwanjye rwakomeje ntago nanjye ubwanjye nzaho nzagarukira kubera muri ndahabirene kano kanje ndikuzerera ndi kugenda no mu moto nari mfite imodoka ndi kurara ingangi nari mfite igitanda cyiza ndi kurya uturyo two ku muhanda nari mfite ifuru nari mfite buri kimwe cyose agahindura kuntera kukumva ungize impunzi muri ndahabirene ungize impunzi ndi no guhunga ntago nzaho nzagarukira ariko nawe kugira ngo uryamusinzire biraza kuza gusaba igitambo gikomeye cyane biragusaba igitambo gikomeye cyane ibyo ngibyo nabikubwiye ndanabisubiramo n'abari Kigali mwese mu byumve intambara ndayidekaraye kuri MI Empire yamubwira ngo last warning ntihongere kumenyera
ntihongere kumenyera. Sino icyo bita aho umufungo wanyu uva ni mu batumirwa. Nta nubwo ndibuze kubatera ko mwebwe n'ubundi se amaraso mufite mu biganza byanyu ni menshi, ntacyo guhomba mufite. Ndaza kwataka abafite ibyo bahomba, noneho abatumirwa banyu nibo nibuze kwataka imiryango yabo, niyo nibuze kwataka ngewe nyimbomagure. Witeguye nawe kuza kubona abana bawe bamereye nabi, nitaye ngo biga ngo mu wakangahe, ibyo ngibyo nabyitayeho mbamereye nabi, na so na nyoko mbamereye nabi, ibyo bintu uza kubyitegura wowe kukubona na Irene byonyine bibuze kuza kuba risakira irego. Hanyuma nawe numara kwitereka iminsi 2 uzamenya cano z'abantu bitereka, ese bivuna gute bino bintu bisabe imbaraga zingana iki? Wabyumvise? Ariko ibyo ngibyo ntago biratangira, ntago ndatangira kubikora, uracyafite amahirwe yo kwisubiraho. Sinange gusa, niyo nakumva hari umamagaye ambwira ngo murinda habire anteye strike cyangwa se arashaka kunsibira cano, ubwo ngo nzahita nerekura ibisasu kirimbuzi, ntangire kugira gute kurasa ku iyo cano yawe. Urukunyumva? Umukire wawe namara kuza kubona kuri uri igihombo kuri we ntacyo uri kwinjiza, azagufunga kandi azagufungira ahantu wawe wenyine, kugira ngo amabanga mufitanye ataza kuza kuba yajya hanze. Urugero, kuba umuntu agiye gupfa akari wowe avugisha ijambo rya nyuma, yamara kuvugisha agapfa, yamara gupfa ukaza kuza kuba ari ubwira abanyarwanda ko umuntu yapfuye.